Urasoje? Ndasoje. Amasuka abakenewe nayo abasa nabi ariko ndabisoje. Nta kibazo ihangane. Nta kibazo amasuka se ko ari ingenzi. Yego. Kandi urugo rurimo umukobwa rurangwa n'isuku. Abagabo se tutagira isuku. Ariko umukobwa n'umuhungu biba bitandukanye. Mwaribonye koko. Ntabwo ari ukwibona. Bari ko bavuga hose. Ariko isuku niyo ya mbere. Bambwiye. Hanyuma turarya iki? Harayemo imboga. Nakazi mfite. Harayemo imboga n'umuceri twatetse n'ibirori washize. Yego. Uhitemo icyo ushaka nta kibazo. Icyo guhaye ukizo. Firiti. Ngombe firiti. Zaburi firiti ni ibiryo. Nese sumbajije icyo duteka. Niyo ushaka Firiti n'amakaroni kuko hari imboga. Shika ndabaye wenda utabishaka. Nta kibazo. Uhaye ibyo ushaka nta kibazo. Hanyuma rero ntekereza icyo nashaka kubwira. Ndashaka kuzana umuhungu w'umukozi hano ukajya gufasha akazi. Ngo novunika. Kuzana hari ibintu gutekereza. Umuhungu ushaka kuzana umusore wajya gufasha akazi nko gufura kugira gute ariko agakora n'ibindi. Ese kugira ngo nzaguma gutya ndetse nzazana umusheri cyangwa ntabwo bishaka. Nteko tishimye. Kumva nyine niba nakubwaga ngo ngurire inkweto ukazingurira umusaza wanjye. Oya humura. Ukamenyera buri kimwe. Oya ibyo bizakomeza humura. Ntakizabikuraho. Ariko reka banza n'umukozi sibyo? Yagufashe ndabona uvunika cyane. Yagufashe akazi ka hano sibyo? None se bwo. Ibyo gukora bitekereje byo kuzana umusheri. Ibyo ndacyabitekereza. Uko uteguye kuzana umukozi ari ikintu uri kumisha. Oya nukugira ngo gufasha imva kandi bitangiye. Kutamuzanye kera. Ubu ngubu imyaka 2 tumaze turi kubana. Urashari igihugu cyasabye akazi. Narize ngajya mba ku ishuri nkaza nkamuza ibyombo. None se ukomeza ufunike? Kutangiriye mu icyo gihe ndi kwiga se. Kandi narigaga nkaza nkakora nkagufurira nkagutekera nkagusasira. None nkagenda nkiga nkaza amanota meza. None ubu ngubu nta nakazi mfite cyangwa nari ibyo uzakomeza ubikore sibyo? Ibyo mu nzu ariko umukozi nyine azayikora hanze sibyo? Nta kibazo. Nawe ngo wundi we tuzaba tubimenya nabyo sibyo? Ntabwo nabitinda nyine ubwo bwasanga. Weho murareka nzamuzana gufasha hano hari akazi kenshi. Ntabwo wajya ubyuka ufura ukubure uteke ugira ute ujye guhaha ibintu byose cyangwa ahubwo kagiye no kwiyongera akari gaha. Aya ntabwo kiyongera. Oya kaziyongera rero si wowe ubwo. Oya azakora ke nawe ukora kawe ahubwo agakoraga kose. None sazaza cyane. Hari umuhungu nawe nabonye wansabye akazi ariko ntabwo najya mbanze mbikubwira ubimenye nunyemera tuzamuzana kujya gufasha ariko ndaza kumuvugisha numve. Ndetse undi ubwo nta kuntu wamureka ayo mafaranga ukazajya uyama ngasohoka n'inshuti zanjye. Si ikibazo kuyaguharika, ikibazo ni ukuvunika. Wowe ntabwo nyumva iki impamvu. Ntabwo nshaka kuvunika. Icyo nuko mvunika gusa nta kindi kibazo gihari. Sinshaka kuvunika sibyo. Cyangwa yenda hari ibintu nkora nabi. Oya ntabwo ari yo mpamvu. Ntabwo wavunika uri mushiki wanjye ejo uzavunika iwawe ejo uzagiye gute ntabwo byaba ari byo. Ntacyo naba nkumariye ikindi sibyo? Reka azaze umuraza ajye gufasha. Ntacyo urakoze kuba ubitekereje. Uburyo umwete ndashaka gukora ibi nanjye nakora ibi ntacyo bitwaye mugabane imirimo. Ubwo nyine tuzajya tubigabana niba ari umuntu mukuru tuzatwumvikana. Ni umusore. Kuki utaza n'umukobwa? Oya umukobwa nawe n'ubundi arega imbaraga nawe zaba ari nk'izabo. Kirenga umva Amakuru yawe mvuye mu kiraka. Kabiraka kimeze ute? Cyamvuye mu kiraka mwana. Kuva na ryari se ugendana niba siga ucuruza imbuto siga ucuruza avoka siga kure kuva bugoryi bwawe wapi mwana mvuye gufurira umuntu. Mvuye gufurira umuntu. None se nawe usigaye buryo ufurira abantu? Ubwo sibyo birasekeye.
ako kibazo ngaho ndebera n'ukuri kw'Imana ubwo se ugusetse utarumva n'icyo ndakubwisha Mana yanjye we ubwo uramfashe iki utangiye kwisetsa gutyo cyangwa ni imyenda y'abana ahubwo kubwira icyo naguzagiye mvuye umva nkubwire mwana kabiri kangavurira abantu akazi ni akazi kabiri kangavurira usubwo ubundi urasute ntabwo mbona uvuye mu kazi ntanjye mvuye mu kazi ariko wibuke ku rwego rwanjye umva ntabwo ndi mu byo kutumye ndakanya okay nakubonye nawe bikanze mureba niwe muyobozi w'urubyiruko se njyewe umuyobozi w'urubyiruko bimeze bite nyine nashakaga umuntu akasidamukurije se washakaga Adeline nabushakira cyane kabisa uramushakira iki hagiye ubwonko bukora urabona Adeline twarahuye duhuzwa n'umuntu nyine runaka turi ahantu ukuntu sinzi niba ari ngombwa kubigusobanurira oya byaba byiza nk'umuntu wari umamagaye ngo kikirizeho ikibazo cyawe wambwira kugira ngo numve uko byagenze byose niba ari n'igikemuka nyine nze kuza kugikemura amenye aho ngikemura naho mpera urumva uri umuntu w'umugabo nawe urabizi yego nagiye gufatirana agacupa saba umuntu turi kumwe tuganira banzanira umukobwa witwa Adeline njyewe ukumva uri kumbwira ngo umuhungu niwe ugiye kuzana kandi n'ubundi icyo umuhungu akora n'umukobwa yagikora none ni ukubera icyo utazana umukobwa ese uwo muhungu ugiye kuzana ntashobora kuzambangamira nko mu buzima busanzwe cyagatuma nisanzura mu rugo kuko twari tubanye ntazana umukobwa urumva nawe abaje gukora byinshi n'ibyo ukora nubwo abakobwa nabo bakora imirimo nk'iy'abasore ariko byanze bikuze ntikabura k'abasore ni umusore rero ntabwo ari umwana mutoya ngo azakuvunisha ntabwo azakubangamira kandi nawe ndahari kukurinda sibyo sinifuza kubabaza kuko hari igihe ugenda ukamara nk'iminsi 3 wagiye gukora mu ntara uwo muhungu tuzaturi ku mwana mu nzu uzayivugisha tuvugane mbere uko bimeze nese ubwo bibaye ngombwa ko ngira nk'ikibazo ndirubona bari udahari natabarana kandi ari wowe wambwira abavandimwe hano n'inshuti barutabara nta kibazo humura wigira ubwoba humura sibyo sinakubabaza sibyo nyine nawe nyine ujye uba hafi nyine yanjye kuri kumvuzanya umuhungu kandi abahungu bari igihe baba bafite n'imico mibi humura akana ka mama umwana nta kintu agutwara sibyo ntacyo azagutwara kandi sibyo none twangiye ko turi buteke ifiriti n'amakaroni njye hari buteke ese hari icyo bimbwiye byose ndarya sibyo amafaranga urashyira kuri ya kode niyo mbwira inyuma ariko ndanayigira ntacyo imwe yo kwa mama Mutoni Mutoni yego yanditseho Mutoni ahubwo ntabwo nzi ko ari mama Mutoni ni mama Mutoni ariko nuko Mutoni ari ukunda kuba ari muri boutique okay nta kibazo sibyo nese ariko tugateka n'icyayi cy'amata ko nyikumbuye nta kibazo weteka ndahari icyo nshaka icyo ushaka ngenda ujye iwahe ndabona mukuru wanjye ntabwo uzakubabaza sibyo ntabwo natuma ari umuntu kubabaza niyo mpamvu ninsubira mu rugo ubundi nzabwira mama ati ubundi umuhungu wabyaye mama amenye ko nakubabaje noneho umenya yanamvuma umubyeyi ariko uriya muhungu nambabaza nzabibwira mama uyahumbura uzabanze umbwira ubwira mama se yakubabaza gute uyu utazakoramo mu mutima ngo uzagera umubeshye ngo ibi n'ibi nimujya akantu mutumvikanyeho uhita utelefona mama ntabwo ari byo mama wanjye rega niwe mama wanjye ashaka kunyumva mbere yo kuba wabwiriza sibyo nzamuha amabwiriza uwo muhungu kandi yarengaho tuzamusezerera sibyo ariko nzajya ngomba gusasira na musaza wanjye nta kibazo rwose cyangwa umukobwa azaza gusasa oya ntabwo arazi uwo nguwo uretse uri kwihuta ngaho ugenda njya guhaha rero ubwo urayohereza ningira ndaguhamagara mbwire ngo nangahe n'isukari wiguye n'ibyo nayo simbizi isukari iracyahari iyo waguze sawa murakoze yego nyaruka koga nabo barasaze ureke uko nagitetesheje kikumva ko ntazashaka ubwo
barumva nyine ntagomba kuzana undi muntu kubera ko cyamenyereye uko kingana niko kirya icyayi ifiriti umuceri shatse ko hano mushiki wanjye ndamukunda ntazamfashe ntagire umuntu umubabaza kuko nta bwa busoresore ntakwica umuntu kanizere ko bitazaba sindicara ntegereza inkono akajya kuryama kuba niryamiyeho n'ibishyira urabona nyine mba mfite amabase n'imikubuzo ndera mbwire ngo n'imikubuzo nawe urayigura oya ndayigendana kuko ngenda nkora ibiraka ahantu hose gukubura koza ibyombo kumesa urumva ubu nsigaye mba no mu kimina ubwo rero ndagira ngo ahantu hose uzajya ujya ugiye kubaza imyenda ishaje ngo uyigure uratangirire wanjye rero mufurire dore hari icyo se kagira inkuru si amafaranga se ndi gushaka ndabifite dore mba mvuye mu kazi uyu ejo nta gishoro nicyo nari mfite narakimaze nari nagiye guhingira ahantu none ubu nanjye nibwo nari nyivayo nanjye ko marira umva rero yego ubwo nyine uzajya umpamagara aho uzajya ukibona iwanjye se ntiwahabona ni hahandi ukiba hirya iriya se hahandi nyine ni muki hahandi haba wa muhungu witwa Claude ntabwo umuzi umwe ufitemo n'akabari hepfo none se ari wowe niho ukiba cyangwa wimukiye mu yindi nzu iri hirya nagiye muri ya nzu hirya nyine rimwe y'icyumba na salo se yego n'abana bawe se nabo nyine n'umugabo wo gusengerwa gute se gose babiri harya ni bati wimbarira abana we wimbarira none se ubwo muryama mute urabona hari aho nahombanye ngo ndarambyigana urabona hari aho nahombanye rero nkubwire niba ari urwo rwego ugezeho ngwino nawe uze mu gakino uze dufatikiranye rwose se nkwanze ariko ukuntu nakukekaga nuko nkubonye biranunguye ni ukuri kw'Imana bamubwire ku rubugo ryaho ngaho ndimo ndakumva urabona iriya nzu twabagamo nini iriya nzu urabona ukuntu yangana yego iriya nzu uko nayitangiraga gukora amasuku nkayirangiza amasaha 3 yego urumva yego mwiriya ntoya rero nagiyemo ubu ngubu yego kuyikora amasuku yego ni uguhumbya no guhumbura umwanya rero nayitagamo yego ndi gukora amasuku neza amatwi urumva yego ubu nagiye mu ntoya nzajya nyikoramo akanya gatoya kakanya kanini njye kugakoreramo amafaranga we yego umugabo wawe arabizi tazanabimubwira yego ntabyaze yego ye tazabimubwira ukanteranya abizi ko adashaka ko njya gukora arabizi ntabyaze nyine ntabyaze niyo mpamvu nkubwiye ngo wowe ujye undangira atazanabimenya yego hanyuma rero urabona inzu nini buriya kuyishyura biravuna yego urumva ni nguteze amatwi iravuna kuyishyura ni ukuvuga ngo dutahanye agacupa karamfata urumva iyo umuntu y'agacupa n'umunaniro ni iki utahana na dirine iwe pe sibyo so ndangije nyine agacupa karamfata antwara amafaranga icyo gihe yatwara amafaranga nagiye iwe aho yambeshye ko ari we sinzi nari we numvisha mbeshya ariko amakuru mfite nuko atari iwe n'ubundi amafaranga nabuze uko nguko none se inshuti yanjye ko mbona ubabaye cyane yaba yaragutwaye amafaranga ntabwo reka kuba uri nkanjye yagutwaye nkangahe se buriya 750 ibihumbi apana ibiceri ko 750 uri umuntu ufite ntabwo ndi kubeshya kubera ko abona bibwiye barabizi sinawe wenyine mbikuye kugira ngo bigiye kugeraho nk'umuyobozi ahantu byaciye yego urumva umuntu nkanjye ufite business ugiye kuyakoresha amafaranga akagenda akamaze igihe gira hafi by'umuri 2 atarakora uri umu businessman urumva ko kiba ari ikibazo sibyo ntabwo ngiye ngunyuze nk'umuyobozi kugira ngo base ubifashemo ntabwo muciye mu ijambo amafaranga yakuye kuri telefone yayakuye mu mufuka wari uyafite kashi byagenze bite nyine nsobanura neza kugira ngo nawe ninjya kumubaza amenye ibyo mubaza byari kuri telefone yayakuye mu mufuka byagenze bite 750 ni menshi wayagendanaga mu mufuka cyangwa yari kuri telefone urumva nk'umuntu twatugiye kurarana twari twizeranye sibyo nk'umuntu nashimye nakunze nahisemo amafaranga nyafite mu mufuka
yes mu gihe tugiye kuryama amafaranga nyakora amafaranga arambika ku kameza kari mu cyumba cyiwe amafaranga nuko yagiye nese musenzi oya none se imutonze ndaje nkubwire ko nshimye nanjye ko nzi ko iyo ngiye kurangira umuntu amafaranga urayama nese ibi ni ibyatsi mvuye gukorera aya ntabwo ari amafaranga ndabona ari mvuye sinigeze nembwa none se ugashaka kugira ngo wembwe ntacyo urakora none se sumbwiye ngo njye nkushakire ibiraka none se urakinshakiye kandi nkubwiye ko ngiye kubigushakira nanjye bigarika gupfunyikira ko kundatisha itonde banza unshakire ikiraka ubundi dukorera inote ariko umunwa uriya mugabo atazabimenya cyangwa akagira umwana ubimenya ntuzanantumeho n'umwana uranze usebeje umugabo wamubona ari umusirimu ngo ugiye kuzajya uri guhena mu ngo z'abandi we yego urababaye ndabyumva nshuti yanjye ariko nanone ayo mafaranga ntabwo ari gutwara ku mufuka gutyo ugiye guhura n'umuntu muri kabari nka gutyo rimwe na rimwe mutuma babiba ku bushake bwayo none se nubwo uri umuyobozi uri umugabo yego ntabwo ubibona urabona ndi umugore icupa ndarinywa ariko ntabwo ngira kuri urwo rwego niba unywa icupa gutufata umuntu umugabo mugenzi wawe ukamwita injiji niba uzi ko unywa icupa hajemo akantu k'uburangare ndarinywa ariko nanjye nzi ko ngiye kujya muri kabari nka gutyo hari umubare w'amafaranga ntarengwa ngomba kujyanamo 750 yose nanjye nari mvuye mu kazi gusa nyine iki ntabwo aricyo kibanze wamfasha mu kibazo nakuzanyemo ntabwo mbwe ngo ntabwo mbikuye kugira ngo ngewe nyege oya ntabwo ndi kukunyega kugira ngo ubimfashe so please ngaho mfasha basi kugira ngo mubone rero Adeline ndumva hari ahantu nyine n'ubundi mpamagaye hari utundi tugahunda nari mfite nihutaga gusa ikibazo cyawe nacyumvishe ikintu nagufasha naza kuguhamagara kuri telefone tukagenda tukamugeraho tukumva ikibazo uko kimeze byaba amahire tugasanga kiyafite ubwo twasanga atakiyafite tukareba ukundi tubigenza ariko ikibazo nacyumvise gusa nuko hajemo akantu kuko nari ndimo kwihuta ariko nakumvishe inshuti yanjye urebe mfashe mu gihe kingana iki umuyobozi urabona ikibazo nacyumvishe ariko nkuko nkubwiye nari ndimo kwihuta hari akandi kantu nari ngiyemo ndumva nimugoroba nka 11:00 nawe waza kunyibutsa ukampamagara cyangwa se nanjye niba nkibyibuka ndaguhamagara tugende tureba Adeline turebe icyo kibazo ko kimeze turebe ko n'amafaranga yawe yagaruzwa hakiri kare ndumva ntacyo byari kuko ndabaye kandi yari amafaranga yo gukoresha business reka mbigira ibyanjye ariko kuri aka kanya urumva aka kanya ntibyahita bikunda ariko nka 10:00 nkuko nari mbikubwiye nibura twaza kureba ibyari byari kuze kwibuka umpamagare nk'umuntu babaye nanjye wenda ndabizirikana ariko nyine uze kumpamagara nta kibazo so umuyobozi murakoze kunyitaba yego ndabashimiye icyo kibazo nicyo nari mfite nyine nicyo nacyo nashakira ngo umukobwa n'abagore mbamagaye ubu ndaza kuhamagara izo saha yego urumva gusa nizere ko mutari bunengo ntabwo ngutengo ndabyumvisha urababaye niyo mpamvu nakwitabye nk'umuntu w'umugabo nanjye nacyumvisha ikibazo reka nse mbigire nk'ibyanjye nyine nkufashe nk'ukuri umugabo mugenzi wawe wenda aho waguye nanjye nshobora kuhagwa ubwo reka tube dutandukanyeho gato turaza guhora nyine kuri ayo masaha turebe ko ikibazo cyakemuka nta kibazo sawa urugendo rwiza sawa utama amafaranga ndanabivuga kuza ukuri ikigwa ry'iburyo ugenda usebye umugabo wawe umva nyine ujya guhena umva ariko ndabivuga mereza ariko uzajya ndangira akazi umenze ubanza umereze mubwire mereza uzajya undangira akazi ngakore amafaranga bazajya bampemba muzajya nguha 5%, sibyo? Yego gira tubyumvikanyeho ko nzajya nguha 5% ku mafaranga nahembwe kandi umunwa ukawugabanya udakora se kwiyumutuka ariko ari nayo kunzibisha umunsi siba nyine uyu munsi funga kinwa uyu munsi nyine ejo simbizi ejo sinzaba nakoze wamaye ya 5 gahora n'iminsi 5 se kuki ushaka kuyakenyera utayakoreye wowe banza ukora akazi we ndangira ibiraka mbanze nikorere urumva mbanze mbona amafaranga sinkubwiye ko nzajya ngo atanga ngiyo nzobe yawe henye mu masafuriya y'abandi bibasagenda abivuga genda sinkujibishije kandebe ko hari nimero yawe nyigira genda ubundi gahunda niyo ngiriramo nimero yawe ndaza kukubwira hejuru y'igihombe cyawe zabivuga ya mwana nta mpamvu yo kubivuga akazi ni akazi kani savingemo mama Gasaro cyangwa Manzi ese Manzi araho n'icyohe mugenzi wawe sha mwana ujye ugira tugire
5% si ubwo wayirengejwe